ntabwo ngiye kubirariraho ubu ndi nk'umukozi none se aho ubu mfite imyaka 72 ubu wabimenya none ndakwereka indangamuntu yanjye none se wawanyweye amata ugasaza wawanyweye amata ugasaza wabariye neza ugasaza noneho niyo uyifite ukabona ikuri ku muryango ufite umutima mwiza burya gusaza no guhangayika nta mihangayiko ngira kandi ntabwo iyo utunze inka uhora wishimye iyo unyweye amata nta muntu ugira unywa amata urakara nuko ntabwo nkubeshya ntabwo mbabeshya abana ibi byose nkweretse ndabikesha Paul Kagame kuko yampaye nk'ivuye muri Afrika y'Epfo itanga umukamo ibasha kongeza kuri ibi ni ukuvuga niba igitanda ndyamyeho ni Kagame ishuka ndyamyeho ni Kagame ni ukuvuga intebe niceyeho ni Kagame ni ukuvuga ko ikintu cyose iyi kanzu ndebana ni Kagame ubu uyu musatsi wanjye ni Kagame ibintu byose mfite ibintu bintunze ibintu nk'ubu niba nkwakiriye ubu ni Kagame ukwakiriye kuko ibyo nkwakirije mbikura mu kunka Kagame yampaye Kagame rero ubu ni ukuvuga ko ku itariki enye ni ukuzinduka kare namwe ndabibashishikarije nyamuneka ntimuzantenguhe muzaze tuje gutora Paul Kagame ntabwo ndegitangaza ariko nuko byishimira